kabisa. Muri Rayoni rero ubwo wenda tujya ngo tunabijyanirane. Yego. Ubwo ndi kugira ngo muvandimwe mite muhereza ifoto yiduterekereho tugira ikintu tuvuga yamaze kugeraho. Yes. Nguyu ni umunyamakuru wakoze ku bitangazamakuru bitandukanye akamenyekanira kuri Radio 1 akajya mu buyobozi mu ikipe ya Rayon Sport nk'umuvugizi ariko unagenzura imbuga nkoranyambaga z'ikipe. Yego. Mu minsi ishize ku ngoma ya Twagirayezu Tadeyo binyuze mu biganiro yemerewe kuba yajya kuri radio hafi mu myaka nk'itanu yari amaze yaravuye kuri mikoro. Yego. Aza kuyisubiraho akora kuri radio TV10 yitwa Robin Ngabo y'Icondo. Nyuma yo kuva mu nshingano z'ikipe ya Rayon Sport mu minsi ishize ndetse hakavugwa byinshi mu igenda rye ndetse risezera mu ikipe. Uyu munsi mbere yuko rwose bucya kuko amakuru nge nayamenye ku munsi w'ejo, Ngabo y'Icondo abahawe akazi ka media relation ndetse akaba agiye no kuba umwe mu bafasha mu gukoresha social media za Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa. Ntekereza ko kuri Ngabo muri Ferwafa ni ibintu bibiri bihuye neza. Ni ibintu bihuye neza. So kuri Ngabo Robin nta byinshi nge navugaho. Ngabo Robin ni umuntu ukwiye aka kazi. Of course iyo mvuze umuntu ukwiye aka kazi aba agashoboye. Ngabo Robin ntago uzegera umwumva ngo byagenze gute ngo akazi yakishe ngo yashwanye nabande. Mubona ko ni umwanya bamuhaye kandi ni umwanya mwiza kandi ngiye mbona azamerita kandi azashobora. Nubundi ntago ibyo agiyemo bitandukanye cyane nubundi n'ibyo yakoraga. Ubundi nibijyanye na media. So that's why mvuga ngo kuba mbona bitazamunanira cyangwa se nyine ntago byamunanira. Ntabwo icyo ngiye namubwira nyuma yuko nyine byari byagoranye ubona abantu bati muri Rayon Sport yasezeye. Yego, abandi bati yirukanwe amagambo akaba menshi. Ngabo Robin wanageze igihe agashyira amagambo akomeye hanze cyane uburyo yarabayeho hariya uburyo yaramerewe. So brother man Ngabo Robin, best regard. Ewana focus on your duties. Tukwizerera murashoboye cyane kandi nyine uzagira ishyanirwe. Ngiye icyo nicyo namubwira. Yego, nje Ngabo nze ngiye kumuvugaho. Ngabo ni umwe mu bantu banyemeje mu bintu bibiri. Yaba gukora inshingano za Rayon Sport ndetse no kubihuza na mikoro kandi ntihagire igipfa. Yego. Ngabo Robin ni umwe mu bantu bagiye gukora kuri radio NTV10 ari n'umuvugizi wa Rayon Sport. Ariko nta nkuru n'imwe yigeze isohokera kuri radio NTV10 itasohokeye ku bindi bitangazamakuru. Nta nubwo yigeze hagira inkuru ya muri Rayon ngo abariho hantu hambere yumvikanye. Yego. Bidakuyeho yuko Ngabo wenda izo nkuru yabagazize.
Ngabo ni umwe mu bantu bazwi mu makipe mu buryo buri direct, azwi neza yuko ari umureyo yego kuko yanakoragamo, ariko ni umwe mu bantu umufana wa APR yicaraga akumva amufitiye icyizere kandi yumva ko nta kibazo kuba yakumva Ngabo, akumva ko nta marangamutima ari bushyiremo. yego Ikindi kintu Ngabo Robben yanyemejemo ni uburyo Ngabo yikura muri situation. Ngabo uburyo yigobotoye ikibazo cyo gusekurana mu ntambwe n'umuntu witwa Tom Close, urabyibuka? yego Ibintu byazimye nkaho nta cyabaye. Ngabo Robben uburyo yavuye muri ibi bintu bya Rayon n'abantu bari bari kumwataka, uhita wumva yuko ari umuntu ufite iyindi IQ itandukanye n'iyo umuntu yakabaye atekereza. yego Ngabo Robben rero ngenekereza ko Ferwafa ibonye umuntu wa nyawe, kuko ntago ntekereza ko washoboye akazi ka Rayon ka Ferwafa kakunanira. aho kakunaniye Imirire yo muri Rayon ni bindi sha nko kuvuga ngo washobora gutoza wenda Rayon cyangwa APR ngo Musanze cyangwa Muhange kakunanira. Ubwo nawe waba warafindaga, waba warafifitaga n'ubundi na mbere. Ubwo iyo kipe n'ubundi ya mbere si we wabaga ntago wari kubuyitoza. cyane. Ngabo ni umwe mu bantu nzi ibi bintu bya communication babizi neza, kandi wakwizera yuko bazagira icyo bagufasha, kandi bafite n'ibitekerezo by'abajene. Ko Ngabo si wa muntu wenda uzavuga ngo azakuganiza ngo umupira wo muri Rayon gusa, azi umupira wo muri APR, azi umupira wo mu Rwanda, azi umupira wo muri Tanzania, azi umupira w'i Burayi. Nyine ni wa muntu utazaza ngo agendere mu mujyo wenda wa Maurice gusa, azazana na creativity ye. yego Kandi nekereza ko muri Ferwafa harimo akazi kenshi. Ahubwo ngiye nekereza ko abakeneyemo nk'abandi bantu nka batanu. Ubundi Ferwafa ikeneye nk'aba media officer nka 7. Kuko urumva bakeneye abapodatinga ibintu bya development z'abakobwa z'abana. Bakeneye ibikorwa by'abayobozi bisanzwe, izo visit. Urazi ko muri sare igihe bamwohereza kuri tele akajya n'abayobozi runaka. Ibyo bintu byose biri ku mutwe w'umuntu umwe, ngiye numvaga n'ubundi harimo ikibazo. Rero Ngabo Robben coup de chapeau, kandi ubwo azaba duhagarariye nk'itangazamakuru cyane. aya nagenda bikore mwizeye cyane. Ngabo rwose yewe Ngabo Robs azabikurikirana cyane. Ntekereza ko ni umwanya ugiye mu muntu wa nyawe. yego cyane rwose. Ubwo rero ni byinshi biba bigenda bigarukwaho muri aya masaha. Ikindi umuntu yavuga nyine atapfa kwirengagiza, mu ikipe ya Gasogi ndetse na APR umukino urarimbanyije, umukino ugomba kubahuza ku munsi w'ejo. APR Gasogi mu gikombe cy'amahoro. Ntekereza ko APR ibintu byinshi umuntu yagenda agarukaho. Iyi match n'ubundi APR yuko ari na Gasogi zakira. Akenshi ni match mu itangazamakuru iba atari match yoroshye. yego
ku ikipe ya APR, ku ikipe ya Gasogi United, impamvu match bishyushye cyane of course mwenyewe Kenisi perezida wa Gasogi aba yatangaje cyane. Nari ndiho ndeba uburyo Gasogi ubundi ni Gasogi mbona ari ishyushya uyu mukino cyane. Nari ndeba reminder yabo nyine ya match yo ku munsi w'ejo bashyizeho ibitego 4 ariko video niba ari AI nayibonye AI hatari ubone ku bintu bishyushye cyane. Nabonye harimo n'umuvandimwe witwa ngo nugiye Rive ari kubyina cyane, hamwe n'abakinnyi ba Peri yego, ariko rwose iteguye pe. So rero iyi match ibiri hejuru cyane nyine mu bijyanye no gushyuha kwa cyangwa se kuyitegura cause Kenisi aba yatangaje kandi ahanini mabona iyo yatangaje nyine birangira bigize impamo. Iyo match yayikaniye aba yayikaniye akenshi ko iyo yatangaje ashinjwa yuko ikipe ayikubitisha se ngo atuma adversaire aba tayari. graphique za Peri nazo ubona ko ibintu byakaze cyane. Ariko of course nabonye muri APR nk'iyi graphique iri kuri screen kudesha po kuri APR, umuntu uri muri communication yabo ariko bakorera ibintu byiza pe. Riya tujye dushima ibintu. Iyi graphique rwose ni ibibazo cyane. Ngira ngo urabyibuka neza match heruka graphique y'amatara, kubona graphique yari iriho amatara yo muri Kigali Pere, yego. Turongera tugiye kubona line up ribuka uburyo yaje. Rero nakora amakosa mureke tumwotse, ariko nakora n'ibintu byiza tumushime. Yego, ariko ni match nyine igomba kuba iri hejuru mu bijyanye no kuvuga nyine gutangaza kwinshi. Kenisi aratangaza, APR iyo si ngombwa ngo itangaze, n'abafana babo baritangariza baba bashyushye cyane. Si ngombwa ko batangaza. Yes of course tugomba kumva nyine match ishyushye cyane hanze y'ikibuga, ariko no mu kibuga ntabwo ari match mbi cyane. Mu kibuga Gasogi yatweretse ko ni ikipe ikina, yego shobora gutsindwa ukabona nyine finishing byanze gusoza icyemezo cya nyuma bikanga, ariko Gasogi irakina cyane. Ball possession ya baro ibiri hejuru pe, ntacyo ngiye nayishinja. Sinaka match keza ko kuzareba ku munsi w'ejo. Yego, ina match tuzabagezaho noneho ku mashusho. Match y'ejo irahari cyane, match n'amashusho byayo. Match se iri kepesi ngo bimeze bite? Nta kirahinduka ku munsi w'ejo. Ahangaha yego turaba tubafitiye ishusho kuri match ya APR izaba ku isaha y'isa moya, ariko saho ngabe bizahera ku isaha y'isa 9 kuri match izahuza ikipe ya Gorilla ndetse na AS Kigali. Ni match izakirwa n'ikipe ya Gorilla saa 9 zuzuye. Yego, tuzaba turaha dufite n'ishusho. Ubundi dukomerezeho kuko uri match ya saa moya ikipe ya APR saa 3 z'ijoro. Yego, dukomerezeho na match ya Champions League Man City. Ahubwo ibitekerezo by'abantu turabikeneye. Tuzogeza Real na Man City cyangwa tuzogeze PSG na Chelsea? Zose sigomba kuba ziriho zose, ariko hagomba kuba hari iri main. Hagomba kuba hari iri main. Ubwo abantu nibo bari buze kubihitamo. Hari match ishobora kuzabonekamo ibitego nk'8. Abantu nibo bari buze kutubwira.
ni Man City Real cyangwa ni Chelsea PSG. nge nzabikusanya ibitekerezo byose byabo Eh. n'umunsi w'ejo turi muri match za kare bazaba bari gutora hari abazadushyiremo ntuze yo gutora polo yo gutora badushyireho Real City cyangwa Chelsea PSG bazadushyirireho polo hariya tubanze tumenye uko bimeze. wenyewe Ben Musa se wamubonye ibintu yavugaga tangaza Ben Musa azi kwiyenza. ati kuri AS Kigali twaradominye kuri Rayon turadomina kuri APR turadomina AS Manga turadomina ariko ntitwatsinze. Aha. Ati ntabwo ari umutoza utsinda abakinnyi nibo batsinda. None umutoza kuki bamurokirita kandi ibyo nyine yakwigisha abo bakinnyi gutsinda. Hoye yadominiye umukino ubwo yarakoze hanyuma umutoza ngo si utsinda. Ntabwo bamuzaniye kudomina bamuzaniye gutsinda match kandi atari utsinda ntatoza abakinnyi nyine batsinde. Bita Ben Musa ejo Mereke yaramuganye nyine yitwa umutoza. Niba uri umutoza rero uravuze ngo ntabwo wemeranwa nawe. Abarundi buriya nibo babivuga neza. Ni umumenyereza. Kumenyereza umuntu se nukugira ute? No kumutoza nyine byose ikintu asanzwe akora utuma akimetiriza utuma gikora neza kurusha uko yagikoraga. Ubwo none iyo agiye kugiperforminga rero ntagikore neza kandi wowe ushinzwe kumwigisha kugikora neza ibibazo ni wowe bigarukaho. Ati rwose si umutoza utsinda abakinnyi nibo batsinda. Darikonovic nabonye atanemera nyine n'ibyo uko imikino myinshi oya byo ni ibindi kwa amafaranga bamuciye ngo ntago yumva impamvu azayumva ryari azayatanga arabeshya ko murwanya bamuciye amafaranga n'ubundi ko murwanya ntago namurwanya. Mutoza Ben Musa ati imikino ni myinshi yakinnye ku cyumweru n'ikipe ya Rutsiro n'ikipe ya AS Muhanga yego akinnye ku wa mbere n'ikipe ya Melek nubwo haciyemo match ya Gicumbi ku wa gatanu yego mu gikombe cy'amahoro. Kuri iyi graphique bari kutwereka iyi ni baruwa yandikiwe amakipe bayamenyesha foruma y'imikino yego. Polisi iri ku munsi wo kuwa kane n'ikipe ya Rayon Sport. Muri weekend Polisi iragaruka mu kibuga. Ben Musa ni abafite ishingiro. Of course Ben Musa afite ishingiro ko gukina kuwa kane. Nabonaga match nyine uko byari bitenze kuri ntuze kuri schedule nyine y'imikino kalendere y'imikino yose ya shampiyona. Bari bafite match ku munsi wo kuwa gatandatu. Yego. So aje muri Peace Cup ku munsi wo kuwa kane bafite match n'ikipe ya Gicumbi ku cyumweru hubu. Ku cyumweru kuri 15 saa 12 n'igice muri Kigali Pere. Aha masaha bundi yo gukina aba yageze ariko simbona nyine bari kuri imikino ingana gutyo yose wikina mu minsi 3 urakina kuwa kane hera ejo hashize kuwa mbere kuwa kane ugaruke mu kibuga ku cyumweru ugaruke mu kibuga n'ubundi kuwa kane ufite Peace Cup kandi na weekend kuri cyoza ufite champion. None se nanone Eri Hilale ikinnye shampiyona iri gukuramo n'ibirarane kandi ibyo byose yabivangaga no gukina imikino mpuzamahanga batega indege. Ukuribuka ko bari mu itsinda na Mamelodi na USM Arije na MC Arije na Central Rupo. Eri Hilale nitwigeze twumva iburana erega ari ibintu bibiri utaramenya. Yego
iyo twicara turi kubara squad ya El Hilal tuyibaramo abakinnyi bangahe? abakinnyi mirongo hano i Kigali hari abakinnyi 34 34. yego. None se polisi igira abakinnyi bangahe? ese ubu polisi nta bakinnyi 30 ifite? Erega turi kureba iyo tuvuze abakinnyi ntabwo tuvuga babandi bose nyine n'abandi babaswa. Ari Hilal ifite gute wemera gutunga babaswa? Nuburetse Ari Hilal ifite abakinnyi, ifite abakinnyi ikipe ya mbere wizeye ko yagutsindira ikakubonera amanota, yego, n'ikipe ya kabiri irizeye ko yakubonera amanota. So aho sinzagira ikibazo, timu yanjye ya mbere mugende mujye gukina nta kibazo, nitujyana n'abandi ariko ntibari bukina, ariko ya indi ya kabiri squad team B izadukina champion. None se ubu rugero aka kanya polisi uri kuyoshya ngo ifate ba Bubakari Kamanzi, Emmanuel Basimeo bajya gukina muri Peace Cup na Rayon Sport bavemo champion se barayize. None se urugero ikibazo polisi squad ifite ifavoriza gukinisha abakinnyi beza bayo, kandi muri champion of course bari guturuna nyine igikombe bagomba gukoresha abeza bayo, so abeza ifite ni 11. none se ubu aka kanya Mediane bakinishije ku munsi w'ejo kuri Remeriac bakinishije Henry Musanga ari kumwe na Gakwaya Leonard ku 8 bakameze nk'utine 10. ubu Mediane ya Pichu ara gukina axe, yego, ubu Mediane ya Pichu, yego, wenda na Baka cyangwa na Ekson Okoriye, kongeraho Alan Katerega, yego, ntabwo iyo Mediane yakina match. Katerega nawe sinzi ikibazo arafite ko ahantu yanicaye nakubwiye yaranyicaye hirya gatari kumwe na Emmanuel abanyamahanga nawe yavanywe muri squad we na Onezime muzamu, yego. rero ubu axe tubonye ko polisi bari gukoresha Udahemuka Jean Dodier kuri 3, kabiri bari gusa naho bari kuyica kubera ko Zidane ku munsi w'ejo ntago yari ahari. Zidane ntago yarashaka kuba afite ikibazo, sinzi ahubwo ikibazo ntiyujuje amakarita 3. ubu reka tubanze dushyire ibibazo ku ruhande turebe kuri Swad, yego, Nzotanga niwe kabiri wa mbere wa polisi, reka tumushyire ku ruhande, yego. Zidane akinnye kabiri, Jado cyangwa Christian umwe muri bo ubwo wasigaye agakina kuri 3, ugakinisha axe ya Chimezi cyangwa Eze na Samuel, yego. iyo defense amakipe ntihari amakipe menshi yakwifuza abo bakinnyi, kandi ngo banabifuza ari abakinnyi babanzamo, bifuza ari abakinnyi babanzamo, ariko intego za polisi ntabwo ari izo pe, uyikoshya polisi ahubwo uvuga ngo natire y'ikipe ubwayo nayo hari uburyo nayo itafavoriza kuba bagira ikuraje yo gukina imikino imeze gutyo, ariko ikintu cya Swad Deputy sinyemera kubera ko ariko se aka kanya singuciye mu ijambo, aka kanya uri kuvuga Ari Hilal, yego, tujye kuri Mukeba Elmerek, yego, ntabwo Elmerek iramanta imikino ngo myinshi, umuntu wiremanta inde ni Dariko, nawe kandi Dariko wibuke ko se Dariko yeremantaga kubera pressure yo kwirukanwa n'ubuyobozi, we yashakaga ahantu abyegeka impamvu ari gutakaza imikino, kuko nawe uribuka ko icyo gihe yabivugaga ari gutakaza imikino, reka nkubwire urebe igihe yatangiriye gutsinda, ntujye koshya yari kuvuga yuko ngo imikino yegeranye, ntujye koshya Ben Musa ngo akoreshe ngo abakinnyi bose, no nakoreshe Abubakari nakubwiye Kamanzi, ese ni ngombwa azana abo Basimeo azane bande none hatsindwe na Rege, atsindwe na Rege, si ngombwa afite abandi bakabaye bakina kandi badakina muri iyo kipe ya mbere. Abubakari Kamanzi uri kuvuga si umuzamu, none se ufite Abubakari Kamanzi ni mu defenseur, Moria niwe muzamu, Moria uramushyira mu izamu, Moria se kubera iki ufite patience uri kubanza mu izamu, wibuke ko uracyafite Onezime kuri umuzamu navuga wa kabiri,
ahubwo ikintu wavuga aka uwo kanya Kamanzi wimuzana basi zana Samuel, ikintu wavuga aka kanya Pasi Govinda, wibuke ko ugifite ba Jaberi kuri bench, ufite ba Rudasingwa hariya ku 9 mu mwanya wo kuvuga ngo impamvu ngo tutari gutsinda ngo singe nguri bujye mu kibuga ngo nge gutsinda ngo nta rutayizamu mfite, waguze Rudasingwa nturi kumukinisha, wizaniye Emmanuel Okwi nturi kumukinisha. Nyumva neza, ejo nirebeye match ku bakinnyi nta kibazo kirimo, yanabakoresha niyo mikino agatsinda. Ahubwo aka kanya ikibazo umutoza afite ni imikinishirize ye. None se nyine urajya gukinisha ngo defense ngo aturu mu Rwanda nta mutoza wigeze yikina ngo imuhira usibye Rotifi, kandi Rotifi nawe yarabikinnye yego agatsinda APR agatsinda Reyo, yagera ku Magaji akamutsinda, yagera kuri Etincelle defense aturu wayihoreye kuko ejo yakinnye kane inyuma. Yari afite Isa Yakubu Muraxe, afitemo na mwenyewe Chimezi oya Pichu, yego afitemo Pichu na Isa Yakubu, yego kuri gatatu afitemo Jado udahemuka, kuri kabiri afite Chimezi, yego mu kibuga hagati yari afite Musanga kuri gatandatu, afite Gakwaya Leonard ku 8, 10 hariho Baka cyane. Ahantu ngeze niho hari ikibazo. Ekesone Okoriye ku ruhande yagukina uruhande ejo, yego urundi ruhande hariho umudefanseri Kirongozi yatakisha Rag. Sizini buri kumva icyo kintu. Rag ejo yararira inshuro zitari munsi y'8 offside, kuko Erije nawe yaje asimbuye, nubundi Rag ari mu kibuga. Erije nawe yaje asimbuye, umuntu twatwicaranye uramubona Robert, naramubwiye nti ubaka kanye ngiye mu kigano ukambaza ngo imibare y'abataka ba polisi kuri uyu mukino nagusobanurira iki, ngahita ntangira ngo Rag yaraririye inshuro 8 nta attempt nimwe. Nakubwira ngo Ani Elijah yafunze imipira 2 ayisubiza inyuma, rukunyumva. Ekesone Okoriye niwe wenyine wajyagije ishoti, umupira uca hejuru y'izamu wenyine, attempt za polisi. Ikibazo si mu bakinnyi, yego Ben Musa namwumva ari kuza akaburana ngo imikino ni myinshi, ariko ikibazo usaba ki n'uburyo bakina, uburyo badomina mu mukino, ntago bananiwe, ntago polisi bananiwe kubwa imikino myinshi. Ubwo ubuyobozi bwa polisi mwe akabaye bukora geste sembizi oya mbere ya geste niba muganiriza ese ku bushobozi bw'amafaranga atari make bashoye ku isoko. Polisi ni ikipe yakabaye imaze match 8 itaratsinda, ntago bikwiye. Tike tuvugisha ukuri, ntago kuko n'aya makipe tuyumva ntago bikwiye, kuko aka kanya Polisi maze match 11 hiruka gukina, yego yatsinzemo match 3 no yatsinzwemo 3, inganyamo match zigera kuri 7, itsindamo match imwe yonyine. None Polisi FC ku mafaranga bashoye ku isoko, kugira ngo wumva aho bikomerera nushaka kurebe mu kwezi kwa mbere gusa, yego baguze Rudasingwa Prince nta kina, waguze Isaac Eze ndabyumva we yagize ikibazo cy'imvune, Udahemuka Jean Dodier ari gukina, ariko amakuru naje kumenya ntago ari gukina kubera yuko wenda bashaka ko akina, cyangwa wenda ari uko ari ukaze. Impamvu ngo ari gukina ngo nuko Christian afite indiscipline hanze y'ikibuga, ngo bari kumuhana Christian. Wazanye Nshimimana Ismail Pichu, yego ibyo bintu
ntibyakabaye bitwumvisha yuko nta kigenda cy'imikinishirize cyangwa ramparasoma zakozwe ntacyo zamaze. yego ku ruhande rumwe, ariko urundi umuntu ujya kugura cyangwa se ugiye gukora nyine rekiritema runaka, uba ufite uburyo wapanze ibintu byawe. sinavuga ngo baribeshye koze sinzi project zabo, ariko of course birakwiye ko ibyo byabaho. gusa sinzi kuri ako kanya aho ngiye nadutonga nkahita mvuga nti I don't know, cause polisi ifite ibyo iri gupanga bijyanye na squad nyine yabo bafite hariya, cyangwa se n'abo baguze bafite icyo bazabakoresha. ntabwo nabijyamo cyane, ariko currently ntabwo polisi rwose uko yaguze biri kuyihombera. yego niho navuga ngo Rudasingwa Prince aba kuri benshi, uriho urambwira mwenyewe nawe wenda izakeze we nta n'umudutaho ku bushobozi. yego arabufite, wari na muzima yakina, ari na muzima yakina. mpamya ko ari n'abakicara tuzi nk'abaseniyoro ari ababanzamo. gusa ni ugutegereza poroje z'ikipe ya polisi umuntu akamenya ibyo bari gupanga. gusa aka kanya nyine ibyo baguze ntacyo birabafasha cyane. ubwo kuri Kigali Pele inota ari 30 biracyari ubusa ku busa. birakomeye cyane, inota ikomeje kuzamuka nubwo bigoranye cyane. iminota ni ibibazo. ikipe ya Kiyovu yambaye icyatsi hose. niyo bita Kiyovu ubundi. na Marine yambaye umuhondo hose. umva bikwije se. ubundi kugira ngo ifoto tuyitange ubundi ibintu bigende bimera neza cyane. ubwo rwose ni gutyo gahunda zesitaye ku ruhande rw'ikipe zombi. iminota yo ikomeje kugenda yicuma. ubwo ni byinshi biba bigenda bigarukwaho, tuba tugomba kugenda tuganiza abavandimwe. iyo ni ikipe ya polisi yatsindwaga ku munsi w'ejo n'ikipe ya El Merreikh, igitego kimwe ku busa rwose kimeze nk'umusumari, cyatumye match rwose ariya rwose patience. wenda navuga ngo ni abakinnyi bamukingirije, cyangwa se nyine izo muvumo z'abakinnyi baba bamuri imbere. ko umupira wagiye mu izamu rwose nta nubwo wirukaga, umupira wazaga widunda hasi. nari nicecekeye. oya nta mpamvu yo guceceka ibintu bihari. Patience yarantengushye ku munsi w'ejo. Patience ariko muri ikiza Patience ngiye ntago ajya ntungura. ntago byantungura. uzi impamvu? Patience ni umwe mu bakinnyi beza mu gufata penalty. ariko muri match play isanzwe ari umuzamu wisanzwe pe. cyane. bayita FA Cup. ubwo rero ni byinshi abigenda bigarukwaho. ubwo
imibare uba uyibona uburyo gahunda ziba zimeze. hari ubwo ari bibi se Ni byiza cyane. enyewe turabure ubwo ntawe uraba ubireba enyewe turabure kugeza kuri ubu ngubu rwose nubwo bimeze bityo kuri Kigali Pele birasa naho rwose ibintu biri kugenda biryoha cyane. cyagezemo Ishimwe Keve Rushibura afunguriye amazamu ikipe ya Marine. Kugeza kuri ubu Marine kimwe Kiyovu ubusa umunota 35 ntihagitsinze. Ubu tugeze ku munota 37 umunani abantu barabyumva nyine. Kiyovu aho ngo mu marangi ngo bimeze yandirimbo ye yayiharya ngo ivuga ngo iki Kiyovu Sports utazatera ibibazo abantu nyabo. ako ndirimbo wowe ushaka kuririmba abantu bakiruka. nzima akantu kamwe gusa baba bavuga ngo konyine ihita ijyana na ya kofi yabo. Kiyovu Sports nawe uzahimba uzasohora indirimbo ya Kiyovu se oya yariyo yose ko Kiyovu nayikorera indirimbo ubwo se naba ndirimba muri hejwe simbizi nanjye yitwa guteze ni nawe niryo ntegereje kumva. ese gahunda urayifite y'indirimbo se yego ayi nka da nazasoza ntaririmbye se ntabwo bikunda mfite uzanyigisha si ntumuzi nese uzi kwandika basi si kwandika ubu amagambo yose twavuze hano ntiwayakoramo indirimbo ngaho ubu ngiye hariya statement nakoresheje kuri Kiyovu nyisobanura nye expressing yego ntiyakora indirimbo nsubiza Kiyovu Sport umutoza mwiza imikinire karite z'abakinnyi ubwo kuvuga ngo ubusesenguzi bwawe uzabukoramo indirimbo. yasimvuze ko ari ubusesenguzi ariko ndagira nkumara impungenge ku kijyanye n'amagambo no kwandika indirimbo ibyo nta kibazo kubura ikintu cyose wagikoramo indirimbo. rero se umuziki ni iki ni ibintu bituzengurutse man. nta wikirirwa ujya kurukiramo ubwenge bwinshi ibintu biri hafi bituzengurutse kora indirimbo ikarangira projet ubwo iyindi nkuru navuga isa naho igezweho ni inkuru rwose nifuza gusharinga abadukurikiye kugira ngo tugire n'ibyo tugenda tuganiraho. ni umuvugizi ukuriye umuvugizi wa RIB bwana Murangira Bitsiri atiki ku banyamakuru b'imikino. Muvugizi rero yakoze statement aganira itureba twese se n'ikinyamakuru cyitwa Umunota. yakoze statement n'ubutumwa yageneye abanyamakuru ariko by'umwihariko ba siporo. yego Dr Murangira Bitsiri yabwiraga abakora itangazamakuru rya siporo basa naho bakora ariko bameze nk'abari guhangana. yagize ati bagomba kuvuga amakuru ya siporo bakareka kuvuga abantu, bakareka gukurura umwiryane mu bantu. yego
no kwitesha agaciro nabo ubwabo. Ibi bije kurikira byinshi mu byagiye bigarukwaho mu bihe bigiye bitandukanye ko abanyamakuru ba siporo ngo mwananiranye. none se we ntabwo ubizi? Abananiranye buriya mba nabayobewe. urabazi? twikosore ushaka ko hari ikindi mbivugeho se? ubwo nshora mwarananiranye. twikosore tuvuge umupira gusa, mureke kuvuga abantu. icyo Imana yadutumye ku isi. Nyine birasa naho bamwe mu banyamakuru noneho babigira pasono, ugasanga batangiye kwatakana ku giti cy'umuntu, ugasanga rimwe na rimwe bageze no ku muryango w'umuntu ndetse n'ibindi, ariko byose nyine bihuriza yuko biba atari ibintu byiza. yego tuganire umupira ibintu bibi nka biriya tubyiyorere. Ku mugani wa Kenisi wavuze ngo nta munyamakuru ushaka ngo ko avuga kuri Gasogi atayireba. ngo ko mutareba Gasogi ye yivuga iki murayibaza iki? Wowe nyewe president urabizi neza yuko wenda Gasogi iri gukina, ntugiye kuyireba, ariko ejo mu gitondo kuri kamera ni wowe ushaka kuyiransa. yego ni wowe ushaka kuvuga uburyo ngo umutoza wa Gasogi atazi gutoza. ni wowe ushaka kuvuga ngo uburyo ngo abakinnyi ba Gasogi ngo ari abantu nta kigenda, cyangwa n'abayandi makipe amwe n'amwe tudashaka kujya kureba. niba uzi ko nta match warebye wakwicecekeye. ndi nyine usanga aho kuvuga match wagiye mu bindi tayari. ubwo tayari Marine iterekamo icya kabiri. nka data Nkundimana Fabio ateretsemo igitego cya kabiri cy'ikipe ya Marine. Kiyovu usanga icya Ishimwe Keve Rushibura. yego ubu ni ibitego bibiri bya Marine ku busa bwa Kiyovu. none ikibazo ni ikihe ubwo? kipe kandi turi kubona yuko nyine ikipe ari nshyashya. kipe nako nakubwire Axe yareba umukoreho pe. kipe ni ubwa mbere basa naho bakinanye. iriya Axe ni ubwa mbere bakinanye, nayikubwiye biraza no kumugora cyane ahubwo. noneho bose ni abakinnyi bakiri bato. rero urumva ko bikomeje kugenda bigorana cyane. ku ruhande rwa Kiyovu Sport kabisa. Kiyovu ino biragoye cyane. hatari nyaboneka, ni hatari ko ndareba ka kantu ka AI kano k'abavandimwe bitabangono giye riven muri fomu ya AI. mwenyewe hako kapiteni bamwambitse nomero 6, kapiteni Korode. yego ino ni ibibazo nyabo bamuhamije cyane. kugura tika bibonye cyane. Kanyenyeri 6 Kanyenyeri 6 urwego. ubwo ni byinshi nyine biri buze gukomeza bigenda bigarukaho. tugende ubwo tuganira no ku mikino iri buze kuba yaba umukino yo muri UEFA Champions League. uyu munsi bari buze gukina. Today is today. Mikino